babarira. He. He. Akabanzo. Imbaraga. Mwana akira darabigeze imisaho ari warya habaye ikisikani we icani mama cyane ibyo ngwino hano nkubwiye mama cyane ibyo ubaye icaro tuzanye habaye mama pase bigenze bi simuhaye ibiryo arabyanga nta yari yarya yagejeje saa 9 atari yaje ibiryo bibirimo ntacyo ibyo kwa nikumva biraryoshye ngo biri kumunukira ngo uvuze ngo biri kumunukira mu bazi niba Didi bigenze bi bigenze bi kutavuga Ngashaka ubwoya bw'imbwa. Ndara Yesu ndagaswigigi ngo ndagaswe ngo ushaka ubwoya bwi subiramo no bw'imbwa Maria wagiye kare wallahi umva ufite kibazo ufite kibazo gituma utekereza ubwoya bw'imbwa umva kano gapira ukumva kari guhumura haya umva siweho wakundaga parfumitaire kutari kuvuga ibyo ndi gukeka bibaye ari byo ibyo ndi gukeka bibaye ari byo twase rero sibyo mama pasteur mama pasteur ndebera ibibazo biba hano mu rugo ngwino hano banka uyu mukobwa afite icyo kibazo nzi kibazo afite none siko muzaniye ibiryo urukumva egera hino ko muzaniye ibiryo akanga kubirya rikunuka none ko ni kunuka uyu mukobwa afite icyo kibazo uyu mukobwa menya twite murabizi sibyo oya ndabizi si guterera bizi hehe umva haguruka naza tumujyane ku bitaro umva babaye iyo ndani inde wayigutera umva reka kurira uruko umunsobanurira kubera ko kurira ntabwo ibyo biratuma umenya so umwana ninde wayigutera nyine ukuntu byagenze ndetse gusega mu gitondo Ndabwo kuba mwana wo kwa pasi urana gurukanso nararuterese gwaranyimye buri gihe muramwirukankaho kasubundi ko ibyo nibaza ubundi umukobwa kwanga guto urugenda gumeze nk'idage warase bidade ese ako nawe wagera kumureba wabite bodaboda ngakwemera bodaboda sambwe sinkweto aha ugomba gufungamo keti ya danje wanditse amana ari kuyabara ibyo ntanjyana urugenda kugwifashe nk'idage niyo mpamvu ariko umukobwa kwanga guto kuri ibyo nibaza TikTok man ukumva zingo tumana ngumana kuri ibyo nibaza ko umukobwa kwanga guto bamaze nkubwiye reka nguyi inama urukumva nabonye ufite agatambaro gasa nako umukunda ku gatambaro kazana gaka ukazana nguvu uriya mukobwa dore ibintu tugiye aka gatambaro kamukubite mu jisho oya abagiye wakubita mu jisho agende nawe akamukubite mu jisho ndamutakira kamukubite mu jisho uri bitabirangira uwo mutisha karambure turashize none bari barafashe ntabwo ikintu cyakurikiyeho umva nkubwire kuba nadise w'umwana urumva niko kabi
uraza kwirengera ingaruka zayo. aya mama mbabarira Iryo niryo jambo nkubwiye. Kubwiye ko ingaruka uraza Mama Riri arapfuye. Riri arapfuye. neza ko tuzajya mwe Nijuru tuzajyayo hazaba hari amatunda hari amapere ibera byako. n'inyungu cenge zizabiriyo inyungu cenge umva ahubwo fasha gato mbanze nsobe hano. gira vuba nyaruka tuze tubyibye iryo juru Daddy ndagukunda. Daddy I love you. Ibuye. Dad. Daddy nayo mukumbuye. Daddy hari ahantu wagejeje ntabwo ari heza. Dad, come on. Ko wapfuye ukumva ko Daddy hari ahantu wagejeje ntabwo ari heza. Daddy no ujya wibika ibintu wankoreye buriya. Amaturi ibiki. Come on. Ariko sindekura basi. Ndekura. Come on. Ntabwo nzi ko nzahura n'ibintu bivuga. Ayo data. Koko ibintu nabikoreye. Ibintu bikunesha umutwe. Mana ko nagusabye koko. Kubera iki ibintu ukuri. ubaye ntabwo amaturo harabaye make ntiyagishajije ko yagiye iyi karuvati atari kumeze cyangwa kivuye pasiteri unyaye mu bihuru unyaye mu bihuru Mba hari ibintu muye nabyo mwana. n'ibiki Mba hari umuntu muye nawe. uwo muntu uzi kandi aturutse ka twa turi ba Umva mbabwire. Umva. Wa mukobwa wanjye uramuzi. turi kumwibuka umwe wapfuye ramusista siko tuzi ko yapfuye kandi muhuriye Umva. sikiri kubeshana Mba nsanze nari ndi gusohoka mwana. ariko yewe ganda abapasiteri b'iki gihe basiga barabesha ni ukuri guhura n'umupfu Umva se. Ni ukuri kw'Imana do. pasite menya ari abamarayika bawe usibye no kubesha si wahura n'umupfu uri umupasiteri ibyo bintu bibaho Ibyo ndi kukubwira ni ukuri ariko ni ukuri kuvuye ariko wasanga ari abamarayika Mwe n'umukobwa wanjye ariko. abamarayika si base n'umukobwa w'uyu nguyu kuva ajya afite abakobwa b'abamarayika Ngaho ni muhakana ubwo nabasangana. umva pasite Tugende. ntabwo biri kumvikana murahuye ko nzi ko abantu bagaruka baba bakoreye ibibi uwakoze iki Daddy. Simve gusa. Daddy. Umva ari kumamagara. Daddy. urana bambandana ibi babagahora Daddy. Come on. ubwo menya kiriya ni indese inde Wamfata wachi. inde singano abantu hano hari wari kunkubita nkana ninde ugukubita nakumanyu pasiteri waza ukadukiza genda muvuna reba urushaneri we pasiteri reba urushaneri ibintu dukiza ntabwo ari wowe nkoze cyangwa nawe birakufashe ntabwo ari wowe ndahira ngo ni izina ry'Imana birabafashe Babarira. Daddy, you need to Hey. Hey.
Daddy. Umwana ari gukura Daddy mu nda. Daddy, come on. Mata. Alhamdulillah. Gede gua aja. Usubaye iki kandi mwaka bwaye. Habaye iki kuri kuza ko nare bipira habaye iki? Ngase mana ya muhibiganza. Iki? Mana ya muhibiganza. Gute? Weko wasinze. Wasinze. Ariko pastor. Kubera iki rukuzi rukunsaza urukunere ipira habaye iki? turagura Usko wagira ngo wasinze nitoragura singo ubona baye. Ariko afata. fatara amakote Nyafata sinyamaziki. Uri kuzi rukunsindira ngewe banasangiye nawe. nawe utangiye kunyubahuka Kubahuka simubiki. Uri kuzi rukunere ipira mubiki. ibintu biri kumbaho sinzi kunywa Nese ubundi ni wabaye iki wasaze. riri Riri biki. riri urukumva duhuriye piri Riri? Mwana wanjye simuhuriye yaye. so bizi ko yapfuye Nyine. ariko ari kuza ari kunkurikira buri hamwe hose Wasaze wewe buriya. nasaze guteze None guturi guhura njye ndi muzima ndabizi neza Mwongera kunsonga mbabarira. Habaye iki kuri kucyarira. umve Ijwe sinjya ntarya ndikumva. siwe Oya icyo hano ngabwira. siwe Icare hano mbwira. siwe Habaye. ikumva ijwi Ijwe sinjya. Ariko ubaye. Reba. Reba kuntu kiri gukanaguzwa. Ware kwasaze. Daddy, I love you. Asu. Dad. Habaye iki? Habaye iki? Habaye iki? Kuri gukanaguzwa habaye iki? Bariko uri muzima buriya? Pastor uri muzima? yagiye Tuzi cyane tuzi. Inde wagiye mbese? ntabwo umubonye Uvuye mbese ubu? avuye hano Oya wewe uvuye kugira utangira kumera gutya. niba ndi muzima ntabwo mbizi ntabwo ubonye riri hano Nawe mbonye yarapfuye kera nawe ushaka kongera kunsonga muri aka kanya. ndi kumva amajwi dadi ntabara ndapfuye papa bakujyana indera urukumva. Niyo mpamvu ituma umwana wanjye yirirwa aza kugutera ngatinga ibiki n'ibiki wamukoze ibiki mbwira ikintu wamukoze kugira wirirwe Subiza uko yaratwiye. Ataza kuno ndabizi musare hari igihe ibintu nawe ubiziho ndebe ubwo ugiye he icara mbwira uriya mwana wanjye wamutwaye iki barumva nkubwira ngiye kuki ataza kuntera akaza ni njyewe wakwiciye umwana no ntibishoboka niwe wanyiciye umwana niwe wanyiciye umwana mbwira pastor kubera wabitewe n'iki Mama pastor mbambwira ariko. niwe wanyiciye umwana urabizi mbere kumba musobanurire umwana wanjye wakugarura ntabwo ukunyuma mba musobanurire mbwira nsobanurira mba musobanurire uzi uko ndi pasiteri uzi ko nawe nakwica uzi ko ndi pasiteri mbwira wabitewe iyo ntamwica urumva cyari kuba igisebo ibaze ngaho umwana wa pasiteri ngo abyariye mu rugo ibaze icyo kintu niyo mbere wa umwana